ariko se Becky urinda uvuga ngo ufite miseke yo ku kigo nyine nawe rwose ibyo ntabwo byari ngombwa ariko ntacyo. Ariko se wowe wabaye ikimwa ugira ngo wewe uri kubwira umuntu biriya bintu bimeze kuriya waba yishimye, nanjye ngomba kujya nkwemeza wa mushenzi tazagira ngo niwe ushoboye gusa. Ashoboye kurya amaperi cyabira ariko kunya bikunanire. Njye sakubwiye ko ari njye ushoboye gushora mu gihinga we. Ngarasa niyo mpamvu ukwiye kujya unyibasira kuri yasi nanjye ndaje nkwereke. Shuhu shimye ko ari mangara nkuhangara ubundi kuko ubyivugisha naribi ubundi ngiye mba ndi ready buri gihe kugira ngo nkwemeze wa muginga. Ubu namaze kukumenya imitwaye wose nawe waterera. Oya sha ushatse kuvuga ko imitwe yanjye yose ubizise uyu munsi we nakasa mutwe kuko ibintu ngiye gukorera uraza kwibaza mbese ni ngewe twadusanganywe cyangwa n'undi mushyashya. Ngarareba kareba ibaye bagara risojwe ubundi wa muginga ari kumbwira ngo ndebe ibaye wowe waharebye nta maso ufite cyangwa amaso ufite nye ntago ari ufite nubwo ufite amaso atandukanye nk'ayanjye ariko sishaka kubikomeza kuko uyu munsi ni uri bumbanze. Ndikumva rwose warahinduye umuvuna ariko uko wawuhindura kose ntiwagera ku bwenge bwanjye kubera ko nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi byakwigira byose ntiwampangara kanzu uyu munsi ahubwo mwibarize. Nunywa inzoga zawe. Oke mbaza ubundi se ko ibibazo byawe mbimenyereye ariko uyu munsi ho ndi kumva usa nk'uwigize wadanje ariko ntacyo uvuga urebe ko njye ari ubwoba binteye. Oke naribi Becky reka nze nkubaze none se Becky bishoboka bite ko umuntu agira amatwi aberetse nk'amateburo yo muri Zimbabwe? Wibimbaza umva mbwira mani nyine gusobanukirwa ko amatwi yawe aranyingiriza ntago mbasha kureba ibintu biri inyuma yawe iyo turi kumwe buriya nk'ibintu biri inyuma yawe sindi kubibona bitewe n'ubunini bwayo. No.